hejuru hari umuntu mu giti turabibona byagenze bite abatoye batuganiriza ari mu giti ese ubundi uriya muntu ko adahumeka se anakora nabi igenda mwana mu mano amakuru yasaze nta kibazo twese dufite ubuzima hari impamvu yaba yasaze hari muganga twaje kuri YouTube turimo turamuhamagara nimba aza ko twitaba nago tuzo kuza kumenya ariko akorera bitangaza hari umuntu uri mu giti ni inkuru itugezeho nunanga turi i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali guhera mu gitondo ngo ibintu byamufasha ni Kigali 5 ni ku murongo TV tumurana alo amahoro muganga dukuye neza kuri YouTube hari umuturanyi nje n'umunyamakuru no kuvuga abantu baramamagaye ngo hari umuturanyi wabo wabyutse mu gitondo yakwamye bigeze aho abantu baramubura baramushakisha bamusanga mu giti ari mari n'ubu ni mari muganga twabonye bitangaza ukorera abajya batandukanye uradufashije kugira ngo uno muntu ava mu giti ni hari ndimo neza mwana mama we mufate mwana mu samatako ngo arashaka kurwana abaturage bamuziritse abantu ni abagome bafite imbaraga zidasanzwe tuganira ubu ntabwo wakwishimira ko wenda ari mu maboko y'abaturage nk'uko ahanutse mu buryo butazwi agenda kwamakwama icyo nishimiye ni uko avuye mu giti akaba atahanuka ngo yangirike kuba ari hasi ni amahoro akomeye kuri izindi byose ni ukwiyambaza uwiteka akadufasha akaduha n'abavuzi akaba bamuvura tukabona umuntu wacu ari muzima mu kanya waruze umubwira ngo ntacyo polisi yakora ntacyo n'inzego zakora kereka Imana yonyine cyangwa n'uwamushyize mu giti amumanuye aramanutse twizere ko mumeze neza abadukurikira turi mu murenge wa Nyamirambo turi muri Katabaro ari umuntu uri mu giti ntabwo tuzi amakuru ye ariko mukaba tuzaza kuyamenya turaza gusangiza abadukurikiye mwese yaba abaturage ndetse n'ubuyobozi bugiye butandukanye nk'uko mubibona imbere yacu hari abaturage bagiye batandukanye hari umuntu uri mu giti ntabwo turamenya ikintu yazize amakuru breaking news tugezeho ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Cyubahiro Yasine hejuru hari umuntu mu giti turabibona byagenze bite abatoye batuganiriza ari mu giti ese ubundi ni umujura ni ubutekamutwe cyangwa n'ubwesikoro byagenze bite uriya ni madamu we arimo aragenda kuduha amakuru ariko byagenze bite wowe wizi nta kibazo twerekeze hariya arara umugabo ngo ntitube gufotora no gufata amajwi n'amashusho ariko umuntu ari mu giti yatwuma uriya muntu ko adahumeka se byagenze bite bitubwire okay ntabwo tukukamera twayivanyeho okay madamu ngo hepfo arimo aramanuka nawe yumiwe umugabo ari mu giti twakoze byinshi bigiye bitandukanye kamera nawe nta kibazo nagiye kudukamera kamera nta kibazo ni inkuru yatugezeho abantu batubwiye ko ari umujura nimba yasaze nimba byagenze bite hano umuntu yasaze ahubwo wowe nawe ninde uzaza amakuru nese wagazanga nani amakuru dufite nuko umuvandimwe ashobora kuba yasaze igenda mwana mu mano amakuru yasaze nta kibazo twese dufite ubuzima hari impamvu yaba yasaze nanjye ntuye ngaha sha birakekwa ko yaba yarozwe akaba yasaze ni umuturage utuye mu Katabaro mu murenge wa Nyamirambo iyo bakubwiye ngo Sezike na Nyarurama cyane na Kicukiro baturanye hari hakurya mureba ni muri Kicukiro ahangaha ndi turi mu ishyamba turaza kumenya buri kimwe cyose umuntu ari mu giti iyi ni inkuru nyayo ntabwo ari ifindi
So turakomeza tumanuke tugere mu baturage mu ngo zitandukanye habuze n'umwe yaba abayobozi yaba na muri wese nagaraza ariko mu nzego z'umutekano n'ubuyobozi turaza kuza kuganira nabo ariko amakuru ngize aka kanya no kuno muntu yaba yafashwe n'uburwayi budasanzwe. Kigali News ku Murongo TV ndetse n'Intashya TV turahari twese turi mu ishyamba hepfo hari abaturage barashungereye benga bariya barimo baraseka abandi barihishe Cyubahiro turakomeza mu ngo z'abaturage nta buyobozi burahagera nta makuru turamenya ariko amakuru ngeza akanya nuko yaba yasaze bitandukanye ko bavuze ngo igisambo ngo bakimanitse abatubeshaga ko ari igisambo ahubwo amakuru atugezeho nuko atugezeho yuko yaba yafashwe n'uburwayi bukomeye akaba yarozwe akaba yasaze madamu arahari ndetse n'inshuti z'umuryango n'abaturage murababona neza ariko ubuyobozi bwegera abaturage baba batubwira bugiye kuza mu kanya. Cyubahiro komantere kuri ibingibi umuntu ari mu giti ntahumeka ntabuze urugero rw'imyaka afite ni imyaka mikeya cyane hagati y'imyaka 25 niyo arimo yonyine ari mu giti 25 30 nayo afite na 20 ngira ngo ashobora yinjira gato ubufasha twamana ubuhe mbere ko duvuga ibindi bintu natwe dukora ino nkuru baga tuvugana tuje kwifashisha ku murongo wa telefone tuhamagare muganga inzego z'umutekano cyangwa muganga agakora umutabazi bw'amagana umutekano cyangwa n'ubuvuzi bakenewe kuko ntabwo ari mu giti biragaragara nkuko mureba zari metero zingahe hafi metero 10 na zingahe guhera hano hasi urahabona kuzamuka gato barabeba pagara kujya hejuru yuriye gutubundi batwimye amakuru madamu we yatwimye amakuru kandi haduhaye twamufasha Cyubahiro uraza ko okay jya kuri kamera umuntu ari hejuru yawe uramubona ute uko mbibona none nuko ubibona yego ntahumeka nese mbe guseka niko bimeze ntago ari guseka kuko ni inkuru ibabaje ni inkuru ibabaje wari mu giti hari umwana twohe hirya tubeshye ngo numuvure ko ntago wewe nabyo situ batube inkuru tugezeho ni uburwayi bumufashe budasanzwe kandi n'umuturage utekatabara akwamishijwe n'iki tabyibaza umugabo ubuyobozi ariko hari abarozi babaho mu isi ndetse none atabuzi nyine ariko hari madamu ngo barandoze madamu ariko afite amakuru yandika yaduha madamu afite amakuru kuri kamera mwamubonye gusa ahetse umwana ntabwo twe kumushyira kubera ko ahetse umwana n'abana ngabo ntabwo amashusho ntabwo tuyerekana ntabwo twerekana amashusho y'abana ntabwo byemewe neza ko ufite amakuru udashaka kuyavuga ari hakurya umuvandimwe duteye umugongo bazi amakuru bishaka kugaragara ko bafite amakuru ahagije ariko twebwe mu rwego rwacu turakora akazi kacu arakangutse muri biragaragara ko umujama amanutse yamanutse twarindira gatoya namanutse hari umuvandimwe uri hafi inkuru yatugezeho abagizi ba nabi ngo yitwa Paparaki yari yicaye gatoya ari mu giti aramanutse yitwa Paparaki ni umupapa wubatse
iyi nkuru ntabwo ari inkuru nziza ntabwo nashimishije yaba ku baturage be uyu mutwe urimo unamurya cyane ntabwo tuzi ko byagenze mu nkuru twakomeze kubabwira mu magambo twatambukije hari ibyagiye bimufata inzego z'umutekano tuvugana irondo ngiri umuvandimwe we ajya kubegera musa wari byagenze bite ntabwo urimo kugaragara byagenze ntabwo byagenze bite ntabwo ugaragara byagenze bite ntabwo nari mari gafa ibyo usanze byagenze bite nuko umubonye mu giti kuko mwanya ndikumva ubonye rwose ntabwo nzi gahunda ngo bimeze bite usanze hano gute kuko nguko nyine ihuruje ibindi ndimo ndyamugiye hari amakuru twahawe umuntu atubwiye ngo ni umujura ko twasatse umujura kuko ngo ibigaragara byatangiye aryamye ahantu biza kwisanga hano ari mu giti uburyo yazamutsemo ntabwo tubizi ngo ni bene wabo nyine babikoze bamuroze twakundira ni ukuvuga ngo inzego z'umutekano zirambuza gukamera ariko ndaza kubikora banayifasheho ntabwo yemewe gufata kamera yanjye ntabwo yemewe kuyifata bro ntabwo yemewe kuyifata ntabwo yemewe kuyifata isiremo ifoto yacu wowe nkandi ubimbaza wowe nkandi ubimbaza nyine isiremo wowe nkandi ubimbaza kugira abagukure baze abahinzi turi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyamirambo turi mu murenge wa Nyamirambo mu mudugudu wa Kirerinka uko umuntu mubona ndetse n'inzego z'umutekano yaba umunyerondo urimo kubimbaza ariko abakuriye abanyerondo n'inzego zo hejuru ntabwo wemerewe gufata ayo makamera yawe urimo murahishe iki inzego z'umutekano yaba abanyerondo baramwe ngo vaneho kamera cya mbere ni amakuru ngo ni inkarondo ubusa kiri mu mutekano se wese uri mu ntoki ngo ngwiri witeye akira reka ngusatiriye ngo ni yimene dengiye ngo yitere nimugasha amakuru yego ngo yitere ntabwo wabikora mu gihe twari turi muri ino nkuru twamagaye inzego zo hejuru batwohereza abanyerondo ariko n'ababakure bagiye kuhaza ntabwo bashaka gutanga amakuru ndetse n'iyi nkuru uno muntu mu gihe yararyamye hasi n'inzego abashinzwe umutekano basanze aryamye hasi aza kwisanga hano mu gihe dukora ino nkuru abashinzwe umutekano ngo ntabwo bashaka kudufata amakuru ngo yayimena mu mashusho twatambukije mwabonyemo umunyerondo wari uzamutse umunyerondo ntazi izina rye cyubahiro ncungire izina rye umwenda yambaye umubwire izina rye turaza kubikurikirana aha turi muri Katabaro muri Mumena mu murenge wa Nyamirambo inzego zo hejuru zatubwiye ko zigiye kuza gukurikirana buri kimwe ariko umuvandimwe uri hano mu giti mu kanya yari yicaye ariko tubonye ahanutse ahita kwamiramo hagati byafashwe n'uburwayi budasanzwe hari abadashaka kuduha amakuru ariko icyambere ni amakuru inzego z'umutekano nyuma zaba izoroshye yaba ziri hejuru baraza kutubwira byagenze bite amakuru bahawe na turi mu ishyamba ngo yamena kamera hano bahita kwa papa Elisa ni mu ishyamba rye sinzi impamvu umuturage yisanze mu ishyamba nyuma yuko yari avuye mu ngo zigiye zitandukanye ni uburwayi tutaramenya bwamufasha abenshi bashoboye muri komantere bakavuga ati yakoze inkuru zitandukanye iyi ntabwo ari inkuru nyayo iyi ni inkuru udadaho amakuru se nuko se bafata amakuru iyo uyashaka ni ukugenda ntabwo wizeye isitwari se ngo umenye yego
twamagana inzego z'umutekano bavuga ati irondo ryahageze ntabwo rirahagera mu kanya baraje ndetse n'abanyerondo barigendeye nk'uko mubabona abanyerondo barigendeye bavuze ngo tuzimye kamera abanyerondo baragiye polisi tugiye guhamagara Rwanda Defense Force yaba RDF cyangwa polisi bakurikirana ikibazo abanyerondo bo baragiye basize umuntu ubyakira cyo kuba irondo rije tubona kamera bakagenda yego cyubahiro bazi batuvuga ngo tuvanaho kamera umuntu ari mu giti yafashwe n'indwara idasanzwe tutari twamenya abanyerondo baraje duhamagaye kuri irondo abanyerondo ntabo baraje ibintu ubonye aka kanya mu rwego rw'irondo ubyakira ute abanyerondo bihana Nyamirambo sinzi ko bacu bakita nzikore muri Nyamirambo gusa aha ni muri Katabara mu kagari ka Mumena mu murenge wa Nyamirambo bakohereje uhamagaye mu nzego z'umutekano iyo bakoze ngira ngo babibonye umutekano wahungabanya ku uko byari bimeze mu mashusho bababona mu mashusho barababona bahise banagenda ikibazo nk'iki ngiki n'aba cyabaye aka nagahinda urumva ku muryango ndetse n'abaturanyi n'inshuti uyu ni umugabo aka naga ni ibibazo irondo riragiye reka twikurikize kongera duhamagare inzego z'umutekano hepfo hari abaturage bishimiye byabaye nk'uko mubabona muri kamera barabyishimira ntabwo batabaye bari mu ngo zabo ngabo hariya hepfo hariya hepfo nk'uko mubabona ababyeyi nyine nk'uyu nguyu nyine ujya mu giti uramuzi neza ndamuzi n'umugabo w'umunyamahoro ni ibintu byamutunguye nawe wagira ngo ni ibintu bamuterereje byagenze bite yana bitangiye aryamye mu rugo rw'umuntu yagagaye ubwo yaba bagiye kuzana ambilansi ahita batoroka ariruka ambilansi yaje ambilansi ari mu nzira ze ahita atoroka nyine ahita tumumusanga ahangaha tugira ngo ari mu giti natwe uko twabisanze ko ni muri babari ubundi yari umuturage uteye ute mu mibanire yanyu w'umunyamahoro yabanaga neza n'abantu nta acibira kabisa yakoraga iki ntabwo ugaragaramo yakoraga kirondo abanyerondo baraje baragiye bamufashije badakurana n'urugero yari umunyerondo yari amaze igihe kingana iki mu irondo ntabwo mbizi ko ntawe twaganiriye kuko tubonaga yambaye mukeka byatewe n'iki bamwe baravuga ngo ni ibirozi hari igihe umuntu ashobora guhemukira umuntu cyangwa umuntu akanga umuntu runaka nayifata nk'aho ari nk'ishari bamugiriye ry'uko wenda yabiboneye nk'akazi ko yamaze ndetse n'akazi afite kabamugiriye ishari yari yakabonye bakabigeza kure kuko amaze iminsi ari mu biro yakoraga mu kahe kazi yakoraga ahantu yakoreraga akazi ke ka buri munsi wenda yarabonye vuba akazi ka buri munsi fasi yari yiye akazi ka buri munsi ko ntabwo nagakurikirana ngo umenye ka buri munsi mwana ni ikizamini gikomeye urabona afite nk'imyaka ingahe ugereranyije 28 n'ibindi gutyo tu ni umugabo watse ngo nimba ari papa nde ni umugabo nyine bateguye madamu ntabwo tuza kukugaragaza kuki umwihakana se kandi dufite amakuru yego uri mushiki we ugira agahinda komera mu mutima unakomere ibi tuganira irondo riraje riragiye n'ubutabazi ibi tuvuga memo uratambuka live fata video uri kumva basi nunambajije bamuvanye mu kiriya giti uburyo byaba nta bushobozi mfite none se ntabwo nazamuka ngo muvanemo abayobozi baje duhamagaye abanyerondo baragiye abanyerondo baraje baragiye reba gira umutima ntabwo ugaragara nimba tumamagaye koza abanyerondo bakagenda barashaka utongo no kumena kamera ibi ngibi ntabwo ari inkuru nziza n'abadukurikiye abaza kudukurikira muraza kubona video zitandukanye ni umubiri we noza kuruha biragenda bite araregura iki kibazo aramutse apfuye baza bihukana ikibazo gikomeye irondo riragiye ariko nimba bamboneye neza izina ry'uriya munyerondo waza ngo bashaka kubona kamera ariko turaza kumenya amakuru ye ariko si ubundi kamere ntawazamuka kuriya akazi karirashama akarimanura bakamukuramo aramutse aguye hasi ze yakitaba imana wamuzera naho kanya ahita apfa imbaraga zashize ari muri metero hafi 40 ingahe igiti kirekire cyane 30 hafi 40 ari mu giti ibi ngibi byatanga irihe somo ku baturage
batuye hano ba buri munsi n'uburyo yarebanye neza n'abantu n'uburyo yasabanaga n'abantu akaba nta kazi yari afite akaba yaragize mu nzego zitandukanye. So dushimire umuyobozi ushinzwe umutekano mu Katabaro, ntabwo muza kumubona mu mashusho ariko nawe arahagaze. Icyo nabwira umuyobozi ni uko irondo rije kamureba rigashaka mu kanya gato yari yicaye neza ari ahantu ukahita kwamiramo hariya, ariko icyo navuga ntago yandi mashusho reka tuze nanone tugaruke tuza kubereka indi nkuru. Gusa inkuru yacu ni uko inzego z'irondo zashaka kumena ibikoresho byacu ndetse bakerekeza bagata umuntu hano. Reka dukomeze ino nkuru tukaba tubereka buri kimwe cyose. ntabwo ari nubishaka ibyo bintu byishima ku mukuru ya maramuzi nawe urumuzi mbuto mu ntacyo kwakongomana bamwita mbe ubundi bwuyi oho nazimye mugire mutabarura bose amaruse gatuma Imana ubutayipfira. Aramuganga twabonye kuri YouTube turimo tunamuhamagara nimba aza ko twitaba nago tuzo kuza kumenya ariko akorera bitangaza. Hari umuntu uri mu giti, ni inkuru itugezeho hano nanga turi i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, guhera mu gitondo ngo ari ibintu byamufasha. Ni Kigali News 5 ni ku Murongo TV. Alo amahoro muganga, dukuye nimero zawe kuri YouTube. Hari umuturanyi njye ni umunyamakuru, ni ukuvuga abantu baramamagaye ngo hari umuturanyi wabo wabyutse mu gitondo yakwamye. Bigeze aho abantu baramubura baramushakisha bamusanga mu giti ari mari, n'ubu ni mari. Muganga twabonye ibitangaza ukorera abajya batandukanye, uradufashe kugira ngo uno muntu ava mu giti ni hari ngomuki. Ntabwo tubizi kuko ni ibintu byamufasha, ntabwo tubizi. Ni umugabo ufite umwana nk'uko ubona mushiki we kuri kamera ariho, nimba imbaraga zawe uzireba ndetse na murumuna we. Muganga turashaka umuvana muri icyo giti utubwire n'impamvu zawe kugira ngo akwame. Wanguki amazi minota 45 muganga ari mu giti, ari hejuru mu giti. Ngende umunyamakuru ariko ndi kumwe n'umuvandimwe mu mahoro y'Imana. turaho muganga ibyo gutegeka muganga uraza kubidufashamo kugira ngo umuvandimwe wawe amurike muri kiriya giti. ndabibafashamo rwose. Muga birasaba iki ngave muri kiriya giti unatubwire n'icyabiteye. Muga kubaza Alo muraho neza, ni umuvandimwe wanjye bateje ibintu bamumanika mu giti. Ubwo nyine ndagira ngo umunyamakuru nawe turagira ngo umuganga udufashe rwose turi uburyo yamanuka mu giti. Dusabe icyo ushaka cyose turakiguha ariko umukure mu giti muganga. Rwose ntago rwose ubu ngubu turahangayitse nk'umuryango rwose, dufashe rwose icyo wadutegeka cyose ariko ukamumanura mu giti muganga. Niyo yaba ari ibyo abandi yatwaye muganga rwose twabisubiza. Mfite ibihumbi 300 byonyine umuganga rwose umfashije rwose ibihumbi 300. Ndakumva rwose umfashije nkagubyo 300 andi wenda nayo nazayaguha nyuma amanutse muganga.
ndayaguha rwose muganga ndayaguha ariko dufasha nomero nkoyo nyakohererezeho muganga nomero nyakohererezeho rwose dufashe nomero yawe nyakoherereze niyo ngiyo iherwa na 18 muganga rwose niyo ngiyo reka nyikohereze wa mubyeyi nomero nyikoherereze yeka nze shyiraho amafaranga muganga rwose mbabarira muganga ngiye kuyashyiraho kuri nomero yawe muga ni 71,700 wari wohereje nanohereje muga tuba twacanganyukirwa muganga iyo wagize ibibazo muganga tuba twacanganyukiye muga mbabarira umanura umuvandimwe mu giti rwose ibyawe byose rwose n'ibyasigaye byose ndabiguha Katabaro yose reba imbwa mu giti babara editi Ndimo neza mani. Humura. Mama we mu Mufate mani musamatago. Musamatago mani. Mure ko kuguru. Yesu nkuko mubibona aramanutse hasi abaturage niko bava ngo mumufate tabacika aramanutse ageze mu maboko y'abaturage ajya kugenda badukurikiye aramanutse cyubahiro hambere cyubahiro abadukurikiye arimanuye buryo amanutsemo ngo arashaka kurwana abaturage bamuziritse abantu ni abagome bafite imbaraga zidasanzwe umwana wanjye cyubahiro turi kumwe abanyerondo ko basongera batakora icyo bakora nk'uko banze ko dufata amazina inzego z'umutekano dushimire umutekano wa Katabaro nawe ari ku ruhande arababwira ati mumufate n'abacike Ese umuziki asana muri kwa gisamani. Oya, anga ya muzikira hasi kwa nakura. Ya jambo. Mugitini byo byiza. Yes. Dushimire ubuyobozi bwa Katabaro, dushimire n'abaturage bavuze ati naga ducika. Mu gitondo ambulance yaje yagagaye. Ambulance isanga umuntu ari muzima. Buri cyo kwisinga ahantu iyi nkuru yacu ngo y'umuturage naze kubacika mu gicucu inkuru yacu uburyo avuye mu giti nago dushimire umuyobozi w'umutekano wakoreye irondo ndetse n'urwego rw'umutekano ari hafi uyu nguyu nako ntabwo tumushyira mu mashusho natwe twemera turaza kuganira nawe ariko abantu ni babi umugeri nacana abahunda gapanona iyi ni inkuru ya nyayo itambuka ku Kigali News 550 TV dushimire abaturage bavuga ngo turahari baramuzirika turaza kugira ibyo tuzaho gukora n'abaturage kugira ngo aze kwisanga muri Karayesi Indera ariko abantu ni abagome uyu muvandimwe murimo murabona ahangaha yaramaze iminsi akora akazi k'ubufundi ndetse aza no kubona akazi k'ubuyede kuko tubutangazwa na bamwe muri rusange aza kwisanga mu irondo ry'umwuga akiryingiramo yahise ahura n'ibi bibazo muvandimwe twaza tuganira ubu ntabwo wakishimira ko wenda ari mu maboko y'abaturage kuko ahanutse mu buryo butazwi agenda kwamakwama icyo nishimiye ni uko avuye mu gitaka batahanuka ngo yangirike kuba ari hasi ni amahoro akomeye kuri izindi byose ni ukwiyambaza uwiteka dufasha akaduha n'abavuzi akaba bamuvura tukabona umuntu wacu ari muzima mu kanya waruza umubwira ngo ntacyo polisi yakora ntacyo n'inzego zakora kereka imana yonyine cyangwa n'uwamushyize mu giti amumanuye aramanutse isengesho ryacu ryakire
yakiriwe neza cyane rwose kandi Imana ihabwe icyubahiro. aka kanya abaturage mu gihe gukora iki ari hasi ubuyobozi burahari. dushimire umuyobozi ushinzwe umutekano mu Katabaro. Wenda abadukurikira mu ikadusabe ntabwo tuza kumugaragaza ariko wenda dukomeza inkuru yacu. Ibi bintu ntabwo biguteye impungenge ku ishyari n'ishyano bamuziritse ntabwo mugaragaza none abishaka ariko twanabikora okay nta n'ikibazo bamuziritse ngo tugiye kumuterura tugeze ku muhanda aka kanya ku nzego z'umutekano zishimira iki? Ndazishimira ko nyine zikoze akazi gakomeye kandi zihora hafi mu manywa n'ijoro zikaturebera nta kintu abona nashimiye rwose kabisa. muterure mani uretse tubanze dushaka inzira umuturage nguyu ari mu maboko y'amufata bikanamurekuza. iyi nkuru ni inkuru nyayo. uretse umva tujyane sibyo uwitwa umwana wese n'udafite icyo adufasha hano mubone yarenze. uwitwa umwana wese udafite n'icyo adufasha tumubone yarenze. uno umuyobozi w'umutekano ati baturage mumfashe tumugeze ku muhanda amushakire ubundi butabazi. aho mwaturutse mugende sibyo n'udafite icyo adufasha hano ave hano agende ni akavuyo k'abantu ushaka sibyo. mwana izo rekera inkuru yawe umva tugiye reka mbanza ndabasangayo uwo mwobo mutawugwamo yes dushimire ubuyobozi bagiye kumugeza ku muhanda hanyuma shakishwa uburyo ajyanwa kwa muganga. ni uburwayi bwamufashe budasanzwe ariko bwa mu gitondo ambulance yaje akaza gusanga atari uburwayi bwo kuvurwa bisa nkaho ari byo yatererejwe. umuturage wa Katabaro yabaniraga neza abantu. ikindi gikurikiye ni uko yanamaze iminsi abanyakazi k'irondo ry'umwuga akaba byagenze gutya. turimo turasoza inkuru yacu so ahangaha tugeze reka dusoze inkuru yacu hanyuma tuzakuganira gusa ino nkuru uriyo turimo tuyekuramo birimo biragorana kuko bamwe amajwi n'amashusho ntabwo byemeye sinzi impamvu bitemewe kuko umuntu ni muzima turimo turamukorera ubutabazi. kadusoze inkuru yacu nyuma yaho turaza kuganira n'inzego zitandukanye batubwire byagenze bite ako tunashimira umutekano wa Katabaro yabikoze neza. musaza ntabwo twashimye n'umuyobozi kujya akoze rwose kumushira binakomeye cyane ukuri pe kandi Imana nayo yaduhaye imbaraga zo kuba yamudukuriye mu giti nayo tayiha icyubahiro gikomeye cyane. aka kanya reka tubiharire ubuyobozi kuko nibwo bwegera abaturage bakora akazi kabo kandi bigende neza kandi nawe akazi kanyu ugakorera amahoro ntayo basi nivuze. ariko hari abavuga ko tumutokora ibintu bibi tumutokora bibi aho kuyo mutaboneka se byari gukunda ko nabibonye ntabwo byari gupfa kubera icyo uvuze ijambo nuko ari mu giti hejuru twananiwe ariko muhageze mutugira inama yuko twamumanura biroroha kuturenze kuko twabuze ubwo twamukura mu giti. ahanutse bwa mbere hagama anuka bwakara afata none ishami rigatuma ni twabuze ubwo twamukuramo byatugoye mwatugira inama yuko twamukuramo kuba amahirwe birakunda nitabishimira Imana. reka tugushimire namwe murakoze n'ukuri.